Twongeye kubashimira abakunzi ba ATV Rwanda, aha turi ni ku Murindi ahari kubera imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi ku nshuro ya 17. Nkuko twabibasezeranyije twabwiye ko tuzajya tubagezaho ibiri kubera ahangaha umunsi ku munsi. Uyu munsi rero twasuye aborozi b'amafi bo mu ntara y'Iburasirazuba batuganirira byinshi ku bworozi bw'amafi. Nitwa Bakurama Theoneste, abankorera koperative Kovipi Ndego. Uburobyi bw'amafi tubukorera mu karere ka Kayonza mu murenge wa Ndego. Uburobyi dukora ni uburobyi bwo mu biyaga atari uburobyi bw'ibyuzi. Ni ibiyaga bigari turobamo, dutega amafi bisanzwe, twebwe ntabwo tworora tuzigaburira. Amoko tubasha kubona aba mu biyaga byacu ni amoko menshi atandukanye, harimo tarapiya, harimo imamba, harimo izo bita inkube, harimo izo bita injera, imbaraga, na ziriya mwabonaga mwavuga ngo ni tuyoka ziriya bazita imikungwe, harimo n'izo bita indugu. Ifi y'imamba ni ifi yitunga mu buryo bwo kuba yihahira. Mu buryo tuyirobamo rero turobesha imitego minini cyangwa se twarobesha izo bita indobani. Uragenda ugatega ukaba washyiraho icyo kurya ikaza ikagitora, ya ndobani ikayifata. Mu gitondo iyo twateze nimugoroba tusubira kuroba mu gitondo. Ubwo twasubira kuroba mu gitondo yafi tukayiroba nyine tukayitahana tukayitunganya. Ifite uburebure bungana bute, ibiro byo biba bingana bite? Ishobora kuva ku kilo ikageza no ku biro 50. Noneho uburebure bwo ishobora kugira na metero 3, kuva kuri metero 3 gusubiza hasi. Muri kabikorwa icyo riba ridufasha nuvuga ngo tuhabonera byinshi. Haribo twigisha gutunganya wa musaruro, batazi kurya zafi, batazi uburyo, batarabona n'ubwoko bwazo, tukabereka ubwo ari bwo, tukabereka n'uburyo butunganywa. Natwe icyo bitumarira wa musaruro wacu ugera ku isoko ukamenyekana. N'amafaranga turayatahana birumvikana. Ko turacuruza umunsi ku munsi, nk'ubu ushobora kuba nacuruje nk'ibiro nka 40 bya terapiya, curuza nk'ibiro 20 by'imamba. Urumva ibyo iyo mba ndi Ndego ntabwo ibyo mba nabicuruje. Urumva rero muri kabikorwa nabyo hari icyo ritugezaho. Ngibyo rero iby'ubworozi bw'amafi. Gusa nk'uko musanzwe mubizi, tubagezaho agashya cyangwa bimwe mu bintu bidasanzwe biri kubera muri iri murikabikorwa. Twabashije gusura standi y'abantu bahinga amasaro. Ese wowe wari uzi ko amasaro bayahinga? Reka abahinga ayo masaro baduhe igisubizo. Nitwa Kidamage Jean Pierre, nkora ubuhinzi bw'amasaro mu karere ka Nyagatare mu ntara y'Iburasirazuba. Mfite ikigo bita Zamuka Rwanda Limited. Iki kigo rero cyaje kubona ko mu Rwanda dukoresha amasaro cyane tuyavana hanze. Kandi ari amasaro akorwa muri plastike. Kandi plastike yangiza ibidukikije. Kandi tubona ko ubuhinzi bubungabunga ibidukikije. Niyo mpamvu kampani Zamuka Rwanda yabonye igisubizo kujya ihinga amasaro kugira ngo igabanye ibitumizwa hanze y'igihugu. Ahubwo twebwe tubone ibyo bita made in Rwanda bikorerwa mu gihugu imbere, tubone ubushobozi bwo kwabyohereza hanze y'igihugu. Nahingaga imboga n'ubu sinaziretse. Muri nahingaga imboga nagiye mu mahugurwa y'abahinzi b'imboga, baduha itiki mu 15. Noneho naje gutembera muri Expo 2015 tuvuye mu mahugurwa. Naje gusanga umunyakenya ari kuyacuruza. Noneho numva ndakunze cyane. Naguze irobo ku mafaranga 5,000. Naje irobo nihinga kuri A1 aba 10 ku 10. Mu kuyahinga navanyemo ibiro 92 kuri A1. Nagushije ibiro 80 ku mafaranga ibihumbi, icyo kigushika amafaranga 6,000 cy'amasaro 3,800. Andi yasigaye nise nyahinga nakodesheje, nise mpinga kuri R10, noneho ndiyongera mba kuri R1 njya kuri R10 ndayahinga arera. Noneho ndongera mva kuri R10 njya kuri igice cya gitari, mba kuri gitari, ku gice cya gitari njya kuri gitari. Natangiye nkodesha R1, ariko ubu butaka muri ho narabuguze ubwanje. Ku bantu bataza amasaro, isaro ubundi ukiritera mu murima santimetero 30 bya hasi. Noneho bimera iminsi 12. Ushama ifumbire naho n'ibindi bihingwa byose. Mu minsi 12 bari maze kumera, ucukura umwobo nibura bujya hasi santimetero 60. None ugashama ifumbire ibindi bihingwa byose
waboshamo ifumbire ugashaka ataka ugashyiraho rya saro ryawe rimwe ugataba mu gihe cy'iminsi 12 riba rimaze kujya hejuru kumera deni warikurikirana ukabagara ukuhira mu gihe cy'amezi 6 utangiye gusarura niba usara mu gihe cy'imyaka 2 utongeye guhinga irindi saro ugasarura mpaka nta kindi twongeraho nk'aya masaro nk'uko uyabona ameze gutya no mu mwene kwa ameze iyo yeze iyo ushoje tuvuga ushaka gukora ishapure cyangwa ushaka gukora igikomo cyangwa se n'ibindi bintu uraripfumura tuvuga nk'ishapure murabona nta kindi kintu gisizeho nuko imeze nk'uko amasaro asaro ameze none ukuramo ishapure yawe ugafata urudodo rwawe ugatunga ishapure ishapure yawe cyangwa se igikomo cyangwa se shanete n'indi mitako ya kinyarwanda aya masaro yacu ushobora kuyatera ku murwanyisuri afata ubutaka ikindi habamo ibyo by'amatungo ikindi habamo ifumbire urumva yo afite ibintu byinshi yihariyeho n'igiti cyayo cy'amasaro havamo parafo ikintu byinshi kivamo. Ngibyo rero ibyo twari twabateguriye uyu munsi kuri ATV Rwanda. Niba rero waryohewe n'ibyo dukora, wibuke gusangiza abandi ibi ngibi tubagejejeho. Wibuke no gukanda subscribe kugira ngo ubutaha utazacikanwa n'ibyo tuzabagezaho. Ciao ciao.